munyemerere mumfashe nanjye nsenge nshime Imana hanyuma dusubirane mu byigisho. Databuze urukundo ruri mu ijuru, nyemerera mushime kandi muhimbaze, uri Imana igira neza kandi uri Imana ishobora byose, uravuganira twese mwiza, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Bana, uyu mwanya tugiye gufatikanyiriza hamwe ni ukuri gusubiramo ibyigisho, turasaba Mwuka Wera kubana natwe. Reka ni ukuri ntaba ari jye, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka mbure wowe ugaragare kuko uri Imana, ndetse nyaguhora ku ngoma Imana, inyunganizi, ibibazo byose bitambuka ahangaha byose bigaragare neza imbere yawe. Ntaba ari twe uvuga, ntaba ari we, ahubwo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Ngaho nuganze kandi utegeke hagati muri twe mu izina rya Yesu, amen. Mariko twamubonye nk'umwigisha cyangwa se nk'umubwiriza butumwa wagaragaraga rwose nk'aho ari mwiza, ariko nyuma aza gutsindwa. Ariko niba navuga ngo Imana ntiyajugunya, ntiyarekera iyo ngo isiribange yibagirwe, ahubwo iza kumuha cyangwa se aza guhabwa andi mahirwe ya kabiri. Byamugendekeye bite rero? Mu gihe Pawulo nabo bari kumwe, Barinaba na Mariko na Yohana, Mariko nyine uvugwa, ndetse na Silasi, igihe bari mu ivugabutumwa cyangwa se mu murimo w'Imana, reka mbivuge gutyo, i Pamfiliya, Yohana Mariko yabasize aho i Pamfiliya aho bari yisubirira i Yerusalemu. Mu by'ukuri kubasiga cyangwa se gutana nabo, uyu murimo aba bagabo bakoraga wari urimo imvune, wari urimo ingorane, wari urimo intambara, harimo gusuzugurwa, harimo gutukwa. Bimwe rero mu byaciye intege Mariko, ako nako kari karimo, bituma rero asiga abandi cyangwa se ahana abandi, yisubirira i Yerusalemu. Pawulo rero aza kubwira Barinaba ngo basubire inyuma basure aho bagiye bavuga. Bibiliya ikoresha ijambo ngo tugende dusura bene data ngo turebe uko bameze. Bivuga ngo aho bagiye bakora ivugabutumwa cyangwa se aho bagiye bakora umurimo, bagombaga gusubira inyuma ngo bagende basura barebe uko bameze. Pawulo abwira Barinaba rero, Barinaba aramubwira ati ariko tugomba kujyana na Mariko. Pawulo ati ntibishoboka, yaraduhanye i Pamfiliya, yaraduhanye dusiga mu murimo, none ngo twongere tujyane nawe, ntabwo bishoboka. Pawulo yanga kujyana nawe. Barinaba aringinga, Pawulo aramutsembera aranga rwose. Bituma rero hagati yabo navuga ngo hazamo amakimbirane cyangwa se hazamo, reka mvuga intonganya, bituma batandukana. Barinaba ajyana na Mariko mu ruhande rumwe, hanyuma Pawulo ajyana na Silasi cyangwa Sira nk'uko verisiyo za Bibiliya zandika iryo zina. Bamaze gutandukana rero, ubwo Barinaba na Mariko, hanyuma na Pawulo na Sira bakomeza umurimo. Bivuga ngo wa Mariko wari warahanye abandi, wa Mariko wari wacitse intege agasubira inyuma, Barinaba Bibiliya tugaragariza ngo ko yari na mubyara we, arongera mugirira, niba navuga ngo amuha amahirwe ya kabiri. Ahangaho twakwibaza nge nawe, rimwe na rimwe tujya dutsindwa, sibyo? Tujya ducika intege mu by'uru rugendo cyangwa se mu buzima busanzwe. Ese iyo tubanye n'abantu bacitse intege cyangwa baduhanye mu rugendo, cyangwa se umuntu udusezeranije ibintu ntabashe kubisohora, tubyitwaramo gute? Tuvuga ngo ndagusiba muri telefone yanjye, sinzagusura, sinzagenderana nawe, numpamagara sinzakwitaba, niduhura mu nzira sinzagusuhuza. Siko bimeze? Siko tujya tubigenza rimwe na rimwe? Iyo umuntu agutengushye, menya hari mwebwemo nta muntu wigeze abatenguha. Hagira umuntu umubwira ati umuntu yantengushye rwose, arampana mu gikorwa twari dutangiranye, mu rugendo twari dutangiranye, aruntamo ngenyine, arunsigamo, ariko nyuma biza kugenda gutya. Ninde waduhaho ubuhamya? Natagira uvuga ngewe ndabwira uwo nshaka. Ntago ndi kwigisha, turimo kuganira, turimo gufatanya. Reka yenda twihuse mvuge ngo bijya bibaho, ariko uko tubyitwaramo cyangwa se uko dufata abandi, twagakwiye kumenya ko niba hari abo dusiba mu buzima bwacu, ese twebwe abo duhemukira babaye badusibye. Yego? Pawulo yaravuze ati ngewe ntabwo nshobora kujyana nawe. Nibyo kandi koko ibyo yavugaga byari ukuri, yarabahanye. Ariko Barinaba aravuga ati hoya, reka twongere tumugerageze, tumuha andi mahirwe. Reka twumve hariya.
aha arakoze cyane. papa Amoni arabaza ati ese niba bigenze gutyo hari uduhanye tujye dusiba twibagirwe? Niko twari turimo ducaho umurongo. Yego hariya bibaho, kandi ibyo abantu bakora mu buzima busanzwe ntabwo ari ukuvuga ko biba byemewe, sibyo? Noneho rero umuyobozi wacu ni Bibiliya, n'umuyobozi w'icyigisho abitubwiye neza, avuga ati twebwe yiba twihanganirwa reka tunabivane mu bantu. Yiba Yesu atwihanganira tudashobotse tumuhemukira buri gihe, ntatwibagirwe ntadusibe, niwe tugomba gufataho icyitegererezo. Naho ubundi kubaho bibaho, ariko kuba bibaho si ukuvuga ko byemewe, nta nubwo ari ukuvuga ko ari byiza, kuko nanone ni shuwa y'umuntu, hakaba shuwa mbi hakaba na shuwa nziza, ariko shuwa nziza nyine ni ugukurikira urugero rwa Yesu. Murakoze cyane. Nicyo turimo ducaho umurongo, turavuga tujya tubikora. Navuze ngo ese uko tujya dusiba abandi, nkavuga ngo sinzamusura, sinzamusuhuza, sinzagenderanira nawe, na bya bindi byose tugerekaho, twebwe abo duhemukira babaye batugenza nk'uko tugenza abandi, ngira ngo ntabwo byatunezeza. Uyu munsi wa none haba hari abantu basigaye ari ba nyakamwe, sibyo? Niyo mpamvu rero atari byiza. Gusa ikibazo kijya kibaho, umuntu ashobora kuguhana ukamutakariza icyizere, kugira ngo uzamugarurire icyizere. Bijya bituvana twe nk'abana b'abantu, ariko muze havuze neza, aravuze ati umuyobozi wacu ninde? Ni Bibiliya. Birashoboka ko nk'umuntu kazagushyikira ukumva rwose relationship wari ufitanye n'umuntu iragabanutse, cyangwa se icyizere kiragabanutse. Ariko reka agenda ngo mbivuge mu kajambo k'icyongereza, njya numva ariko kabivuga neza, kavuga ngo love is a must but relationship is by choice. Gukunda ni itegeko, ariko relationship twamanutse, twagarutse, twazamutse. Dore umuyobozi mwiza ninde? Ni Bibiliya. Nunamusiba umenye ko utemerewe kumwanga, umenye ko utemerewe, niba uvuga ngo muhuye mu muhanda utegetswe, ntabwo ari usabwe kumusuhuza, nta kibi ugomba kumwifuriza, ugomba kumwifuriza iki? Icyiza. Murakoze cyane. Mariko rero yagaruriwe amahirwe, Imana ikoresheje bari naba mugenzi we cyangwa se mubyara we, yongera kugaruka mu murimo, ajyana nabo. Na Paulo nubwo bigaragara ko yanze kujyana nabo, ariko tubona ko nyuma avuga ngo Mariko ajya ngirira umumaro. Yego, ngo bazamumuzanire kuko ajya mugirira umumaro. Bivuga ngo ntago yasibye burundu byo kwibagirwa ngo ajugunye, ahubwo yakomeje kuzirikana ibihe byiza yigize agirana nande? Na Mariko. Aha rero muri iki cyigisho twakomeje tubona umunsi wa Yesu ko wabaguteye. Bivuga ngo Yesu ntago yabyukaga ngo akore bira mupangu, oya, yababaga afite gahunda y'umunsi we, icyo agomba kuwukoraho, kandi yanawurangiza nabwo. Ntiyibagirwe ko hari ikintu kiruta ibindi agomba kurenzaho cyangwa se agomba gukora. Bimwe mu byo batugaragarije muri iki cyigisho, twabonye ubwo Yesu yatoranyaga cyangwa se yahamagaraga Simoni na Andereya, Yohane na Yakobo, bose yagiye abahamagara akabakurikira, akababwira ko azabagira abarobyi b'abantu. Igitangaje kuri aba bantu, bakurikiraga ntawe ubanje kubaza ngo kurashya imigeri ngo reka n'ibiki, baremeraga bagagira gute? Bagakurikira. Muri uko kwemera rero nigiyemo ibintu binavuga ngo bigera nkaho kuri 4. Kwemera umuhamagaro cyangwa se kwemera irarika rya Yesu bigira umumaro kuri twebwe ndetse no kuba tuzengurutse. Aba bantu bakurikiraga Yesu ntago bakurikiraga Yesu ngo bagume nk'uko bari basanzwe, oya, ntago bakurikiraga Yesu ngo bagume ari ba rutare, oya. Ese nge nawe twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza? Nta gisubizo ndi busabe, mwihangane mu mbabarire. Yego, nge nawe twakiriye Yesu, twakurikiye Yesu nk'umwami n'umukiza. Niba Simoni yarakurikiye Yesu bigatuma ahinduka, niba Petero yarakurikiye, niba Yakobo yarakurikiye, Yohana agakurikira, Andereya agakurikira, bikagira impinduka kuri bo ndetse no ku miryango yabo.
ese jyewe hari impinduka zigaragara kuri jyewe, haba mu muryango wanjye cyangwa se mu banzengurutse? Buri wese asura umutima we. Navuga ngo rero akantu ka mbere nabonyemo ahangaha muri uku kwemera umuhamagaro ni uko bitugiraho impinduka twebwe ndetse n'abatuzengurutse. Niba bakuzengurutse rero batarabona impinduka kuri wowe, ni ukuri wongere wegere umusaraba, uzamure ibiganza uvuga uti Mana ongera uncure. Icya kabiri, aho Yesu yageze amateka arahinduka. Baduhaye urugero rwiza ubwo Yesu yageraga kwa Petero agasanga nyirabukwe wa Petero arwaye, aramukiza. Amaze kumukiza, wa wundi wari indembe, wa wundi wari warembye atabyuka ateguka, ngo ahita atangira kubazimanira. Aha rero bishatse kuvuga ngo aho Yesu yageze amateka agira gute? Arahinduka. Hari akagero njya nkunda kuvuga cyane, muzihangane ningasubiramo inshuro nyinshi. Nyavuga ngo niba umuyobozi runaka agera mu mudugudu w'ibunaka, mu murenge w'ibunaka, muri komine y'ibunaka, agasiga avuze ngo ningaruka umwaka utaha nzasange umuhanda ukoze, ningaruka umwaka utaha nzasange hari ivuriro, ningaruka umwaka utaha amasoko nzasange isoko runaka mwararyubatse bimeze gutya, akabivuga ari umwana w'umuntu akabisezeranya, kandi ababibwiye bakavuga ngo kuvuga ko bigahinduka itegeko, bakaba bategetswe guhita bagira gute? Bashyira mu bikorwa. Uwo ni umwana w'umuntu. None njya nibaza ngo Kristo watashye mu mutima wanjye, yego akavuyo n'akajagari bya bindi byose byaba byarahindutse, byaba byarimutse, yego buri wese nkunda kuvuga ngo ajya asura umutima we. Bivuga ngo aho Yesu yageze amateka agira gute? Arahinduka. Bivuga ngo ngomba kuba mushya, Jeanette ngomba kuba mushya, tugomba kuba bashya. Niba tutarahinduka rero, ubwo birashoboka ko twitwa ko twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko ntitumwemerere kwicara ku ntebe y'ubuyobozi bw'imibereho yacu, tukaba twamurahagurukijeho tugasigara ari twe tuyegamyeho, nkasigara mvuga uko nshaka, nkora uko nshaka, ngenda nk'uko nshaka. Oya, ntabwo bihuye n'abagenzi bajya hehe? Mu ijuru. Nyuma y'imirimo rero Yesu yabaga yakoze, cyangwa se iminsi yabaga yamubanye miremire, umunsi we ukaba muremure, yakoze cyane mu bikorwa yakoraga: kugirira neza abandi, kwigisha, gukiza ndetse no kuzimanira abantu. Ntabwo yarekeraga aho gusa ngo agende agwa agacuho yiryamira asinzire. Oya, mu mugoroba cyangwa se mu rukerera ngo yajyaga kwiherera. Bivuga ngo yiyufuraga abandi akajya kwiherera agasenga, ngo kugira ngo asa n'ubusabane bwe nande na se, cyangwa se ngo kugira ngo agirane isano n'ubusabane na se. Ngewe rero iyo nkikutse akazi, ubwo ninjye nawe, iyo mvuye muri za jugujugu zose z'imiruho n'imihate y'iyi si, umva n'iryo kuryama hari rimwe na rimwe sinryibuka, cyangwa se nkaryibuka, Mana wakoze kuturinda, amena nkayivuga nkangutse nk'ubwa kabiri, nkibuka ko nasinziriye nsenga amen, nkayikita nyikubitaho kikaba kirabaye. Yesu ntabwo ariko yabigenzaga. Yaba ananiwe yaba atananiwe, yabaga yumva uko byagenda kose agomba kuvugurura cyangwa se agomba gusabana na se. Basabaniraga hehe rero? Ni mu isengesho. None nge nawe dusenga ryari? Dusabana na data ryari? Igitangaje muri ibyo rero nuko iyo Yesu yakoraga byose atabyirataga cyangwa se ngo abicyurire ababikoreye. Ngwibakire ngo ndagukijije, nkukijije ubumuga, none uratinyutse urasubiye ukoze ibyo ngibyo. Nkuzane nkwishyurira akazi, nkushakira akazi, nkutangire school fees, nurangiza ungenze utyo na bya bindi byose. Ntabwo ibyo Yesu yakoraga ntabwo yirirwaga byirata. Oya, ahubwo yashimiraga data kuba yamwemereye yamukoreshe, cyangwa se kuba yamwambitse iki? Yamuhaye imbaraga. Mu neza ya Yesu rero yagiraga, muri uko guhaza abantu, muri uko gufasha abantu, kugaburira abantu, kubakiza indwara zitandukanye, ntago haburagamo amakimbirane. Yabaga afite ingenza zimuriho zibora zimusuzuma, zimushakaho iki? Zimushakaho ibirego. Harimo abafarisayo, harimo abayobozi b'idini ndetse n'abanditsi. Baduhaye urugero rwiza ubwo Yesu yakizaga ikirema gihetswe n'abantu 4. Amaze kugikiza, ubwo bamumanuraga, bamukijije, bamumanuye mu mabati cyangwa se mu mategura bitewe n'icyo basakazaga icyo gihe. Yesu yaramubwiye ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe.
batangazwa n'ukuntu akiza abantu mu izina rye abyiyitirira. Ni gute uvuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe? Abandi babandi bamugenzaga reba bamushakaho impamvu, baravuga ngo ni gute akiza ibyaha kandi atari Imana? Aha muri iki cyigisho twabonye ko abantu benshi bagendanye na Yesu ariko bataramusobanukirwa. Bagendanye na Yesu abantu bataramumenya neza. Uretse abadayimoni na Petero nibo batugaragariza neza ko bari bazi Yesu uwo ari we. Mu ntambara rero Yesu yahuranaga nazo, ntabwo yavugaga ngo n'ubundi reka aba bantu mbihorere naje kubitangira none ndabona ari barwaserera reka ndekane nabo. Oya, yakomeje umurimo cyangwa se akomeza icyari cyaramuzanye cyangwa se icyo yagombaga gukora. Mu myigishirize ya Yesu yakoreshaga n'imigani. Wakwibaza ngo ndetse ari nabyo ibibazo abigishwa bahoraga bamubaza, aciye umugani bakamubaza ngo iki wavuze gishatse kuvuga iki? Ntago yavugaga mu migani kugira ngo aheze abanyamahanga cyangwa se babandi bari mu mwijima. Oya, kwigishiriza mu migani kwa Yesu yaragamije kugira ngo ababurire ku mugambi wabo wo kumurwanya, ndetse n'ingaruka ziteye ubwoba zajyaga kugira gute, zajyaga gukurikiraho. Mu kubacira imigani rero yabaciraga imigani bigendanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Urugero, umugani w'umubibyi. Abenshi muri bo bari abahinzi. Bivuga ngo umuhinzi kumubwira iby'umubibyi, akamubwira ati imbuto ziramutse ziguye mu butaka bwumye cyangwa se mu butaka cyangwa se ku kara, umuhinzi yagombaga gusobanukirwa ko izo mbuto zitazatanga umusaruro, sibyo? Kumubwira imbuto zaguye mu mahwa, umuhinzi yagombaga guhita byumva byihuse. Akabuto ka sinapi bose bari bakazi ko ari akabuto gato, ariko nubwo ari gato kavamo igiti cy'inganzamarumbo cyangwa se igiti kinini. Aha rero batugaragarije nanone, ndimo ndihuta murambabarira, ibitangaza Yesu yagiye akorera ahantu hatandukanye, ariko byinshi batugaragarije ibitangaza yakoreye ahakikije ikiyaga cya Galilaya cyangwa se inyanja ya Galilaya. Aha muri ibi bitangaza Yesu yakoze hafi na Galilaya, umunsi wari wamubereye muremure cyane. Abwira abigisha be ngo bambuke bajye i Genezareti. Mu gihe bambukaga rero ngo umuraba bamwishi mu nyanja. Abigishwa bagira ubwoba, barataka cyane. Batugaragarije, umwanditsi yatugaragarije ko ngo mu gihe barwanaga no kugashya no gushaka uburyo kugira ngo bikize, ngo bibagiwe ko Yesu ari muri ubwo bwato. Akantu gakomeye cyane. Yego, bakoze iyo bwabaga kugira ngo bikize, ariko ngo bibagirwa ko Yesu ari muri ubwo bwato. Rimwe na rimwe rero natwe tujya twirwanirira tukibagirwa ko Yesu ari kumwe natwe. Tujya twirwanirira tukicira inzira tukibagirwa ko Yesu ari kumwe. Tujya tuganya, tujya duhura n'intambara, duhura n'ibibazo, tukibagirwa ko umurengezi wacu ari kumwe natwe. Isomo nakuyemo rero ni iki? Kwizera umucunguzi wacu by'ukuri bizaturinda imiraba duhura nabyo mu buzima, kandi bizaturokora akaga mu buryo we azabona ko buhebuje ubundi kuba bwiza. Iyo mfite ikibazo hari uko mba numva byamera. Iyo mfite ikibazo hari uko mba numva byagenda. Ariko Kristo azi uburyo bwiza bukwiriye kugira ngo ikibazo cyanjye gikemuke cyangwa se ankize. Aha twabonye nanone ko uburyo Yesu ashobora kumva ijwi ryongorera mu rusaku. Aha ngo yarahuye n'abantu babiri. Muri Matayo batugaragariza ko ari abagabo babiri, ariko Mariko akamuvuga ari umuntu umwe. Havuga ko abantu yarahuye n'abantu buzuye abadayimoni, ngo bakibona Yesu ngo bikubise hasi baramuramya. Mu by'ukuri kwikubita hasi ntabwo ari uko uwari wikubise hasi ari uwo muntu, ahubwo abadayimoni basobanukiwe na Yesu uwo ari we. Bikubita hasi. Mu kwikubita hasi rero bikubise hasi bataka bavuga ngo utubabarire, ntugire gute, ngo ntutwice, ngo ahubwo bigende bite, ngo twohereze ingurube. Zari ngo nka zingahe? Zari zingahe? Ntabwo zari 2,000, zari nk'ibihumbi 2,000. Nicyo jambo Bibiliya ikoresha. Bivuga ngo estimation, zari nk'ibihumbi 2,000, zarengaga ibihumbi 2,000. Maze rero bamaze kubwira Yesu, abadayimoni babwiye Yesu ngo ntabice, ngo abohereza hehe? Mu ngurube.
ikintu gitangaje muri iki cyigisho cyangwa se muri iri somo ni uko ingurube zimaze kwisuka mu nyanja, ubwo nyine ibyazo birangiye, bene ingurube bene amatungo baje kureba ibibaye. Baza badatangajwe cyangwa se badahangayikishijwe na wa wundi wakize, ngo bamusanze yicaye, ngo yambaye yitonze. Bivuga ngo no kwambara ntiyaracyambara, bivuga ngo niba yambaraga n'ibicirane, ariko ngo basanze yicaye yagize gute? Yitonze. Baza rero bo bahangayikishijwe n'iki? N'ingurube zabo zigize gute? Zigiye. Icyo nkundira Yesu rero, ntago yita ku butunzi, ahubwo yita ku bugingo. Yego, bivuga ngo kuba ingurube zaba zirenga 2,000 uko zingana kose, ariko umuntu umwe gusa, ikibabaje rero giteye agahinda, ngo birukanye Yesu ngo bavire hehe? Mu mujyi wabo, mu gihugu cyabo, hanyuma basigarana iki? Abadayimoni babo biroshye mu nyanja mu ngurube. Buriya rero, buretse gato, buriya ntago haba hari ibintu, yego, bijya bituma twirukana Yesu, habe mu mitima yacu cyangwa se mu ngo zacu, hanyuma tugasigarana uwo mwanda twagereranya n'ingurube. Yego, reka tubivuge gutya, kuko bari abanyamubiri, reaction yabo yari ibaye yari iyo nyine. Ariko iyo baza kuba abanyamwuka, bari kwitegereza bakareba Jeanette ukize wari wuzuye abadayimoni 2,000, wari utakiba mu muryango. Yego, mutekereza abadayimoni bagiye mu ngurube 2,000, ariko bari bateraniye mu muntu umwe, bakwira mu 2,000, mu ngurube zirenga 2,000. Sinzi niba twumva ubwo busobanuro. Bivuga ngo ntago baje bahangayikishije na Jeanette wari umaze igihe kinini yarataye umuryango, yarataye urugo, niba yararufite, Esdras se cyangwa Radisilas cyangwa se Manase cyangwa se Petero simbizi cyangwa se Ruberi simbizi, ngo baze bareba bavuge ngo yo byibuze utwana twe tugiye kongera kumubona, ahubwo baje bareba business zabo. Bivuga ngo natwe bijya bitubaho uyu munsi wa none, tugatinda ku bintu kuruta uko tutinda ku byo Yesu akoze cyangwa se ku mirimo n'ibitangaza. Satani rero, reka mvuge ngo ajya aba umuhanga, rimwe na rimwe ajya dufunga amaso y'ibyakoretse kubera ko tubone bitarakoreka, hanyuma tukarashya imigeri. Ariko tubaye dusobanukiwe ko nubwo bimeze gutyo, Yesu akiri umwami wanjye cyangwa se akiri ku ngoma, ni ukuri twajya tuhora tuvuga ngo nubwo bigiye, ariko nsigaranye umwami wa byose. Siko bimeze? Reka twihute. Batubwiye Yayiro rero, batubwira Yayiro ubwo yatakiraga Yesu ngo amukirize umwana. Urugendo rwabo mu gihe Yesu yerekezaga kwa Yayiro, urugendo rwabo rurogowa n'umudamu wakoze kuri Yesu afite kwizera. Aha nakubaza ngo kwizera wakwaye kungana iki, ku buryo uvuga ngo mu mubyigano mu bantu bose bashaka imihanda yose ishaka Kristo, nanjye ngomba kubyigana nkamukoraho? Uyu mugore yari yarivuje, yari yaragiye mu mavuriro yose atandukanye, abaganga barananirwa, kugera ku myaka 12 nta muntu wari warigereza abasha kugira gute kumukiza. Ariko igihe kimwe akoze ku ncunda z'umwenda wa Yesu, nta nubwo yakoze ku mwenda we, nta nubwo yarindiriye ngo Yesu azamurambikeho ikiganza. Oya, we yarizeye aravuga ati ninkora gusa ku ncunda z'umwenda we, bivuga ngo ninkora kuri twa tuntu turereta ku myenda ye, ndagira gute? Ndakira. Umugore wari ufite kwizera. Ese kwizera kwawe uyu munsi wa none kungana iki? Imiraba uri kunyuramo, uburwayi umaranye igihe kirekire simbizi, ingorane uri gutambukamo simbizi, ariko kwizera kwawe kungana iki gushobora gutuma ngo ndabyigana mpaka nkoze kuri Yesu, cyangwa se ndasenga igitondo n'ikigoroba kugeza Yesu ankoreye icyo nshaka cyangwa se ankijije? Bivuga ngo rero nahanjye nawe kongera ibihe byo gusenga no kwizera. Aba bombi ari Yayiro n'uwo mudamu, bose bumvaga ibyiringiro byabo babiteze kuri nde? Babiteze kuri Yesu. Ese wowe ibyiringiro byawe biri kuri nde? Hari amafaranga dutunze, hari amazu dutunze, byose tujya twirirwa tuvuga ngo amafaranga yanjye, ngo inzu yanjye, ngo abana banjye, ngo imyenda yanjye, ngo ibiki byanjye. Ni byiza, ni ibyawe koko, ariko tuzirikanye ko iyo tugiye
umuntu umwe niwe wavuze ati umugore wanjye bamushyingura bamwambitse ikanzu atigeze yambara mu buzima. Yego, ati kandi asize iki? Asize imyenda ya marike, amasake ya marike, inkweto za marike, atari ko bamwambika ikanzu atigeze yambara. Yego, byose arabisiga. None rero reka natwe ibyiringiro byacu bibe kuri Kristo, twe kwiringira ibintu n'abantu, ahubwo twiringire nde? Twiringire Kristo. Umurimo wa Yesu rero wari uwo gukiza abantu no gufasha abantu. Iminota nyine nayo irimo iratuvudukana nyine muri hangana. Aha navuga ngo yenda ntarava kuri uyu mugore na Yayiro, navuga ngo Yesu ntabwo yakizaga umubiri gusa, ahubwo yakizaga n'iki? N'umutima. Ntabwo yakizaga iby'inyuma gusa, yabwiraga umuntu ngo urakize ariko genda n'ibyaha byawe ugize gute? Urabibabariwe. Reka rero natwe tube mu mubare cyangwa se duharanire mu mubare kuba mu mubare bababariwe imbere n'inyuma. Yesu abazwa n'abafarisayo impamvu abigishwa be barya batajabitse intoki mbere yo kubasubiza, yababwiye ijambo rikomeye. Yarabagaye, niba navuga ngo agaye abantu ndabivuga gute mu yihe mvugora? Abantu bashimisha Imana iminwa gusa ariko imitima yabo ikayiba kure. Bivuga ngo bahoraga, navuga ngo bari nk'ingenza zihora zisuzuma ngo agize ate, akoze iki. Noneho babona ngo abigishwa ba Yesu batangiye kurya batagize gute? Badakarabye. Bibabera ikibazo. Niho kubaza ngo abigishwa bawe bigenze bite? Aba bantu bawe mwirirwa mugendana, mwirirwa mwirukankana, ni kubera iki barya batajabitse intoki? Umuntu umwe yarambajije ati ariko se ubundi kujabika intoki ko atari ugukaraba? Ubundi rijabika ni kabiragani. Ariko iyo usomye muri verisiyo zitandukanye za Bibiliya, tubona ko rimwe na rimwe ikinyarwanda cyacu kirakennye, tubona ko kujabika intoki kwari ugukaraba kandi babyitondeye. Muzasome muri verisiyo z'igifaransa bisobanutse neza, bivuga ngo kwari ugukaraba neza babyitondeye. Abandi rero bababazwa nuko bagiye kurya bari bwanduza ibiryo, ariko Yesu ababwira ko ibigiye mu muntu atari mwo bimwanduza, ahubwo ibivuye mu muntu ari byo bigirize gute? Ibivuye mu mutima. Nawe yababwiriragamo, ndabeshyara, ariko n'ubundi baranga ntibagira gute? Kumva kwari gukeya. Kwigisha abigishwa rero, Yesu yabigishaga agamije ko nabo biga ariko bakazaba bigisha b'abandi. Yenda reka hadusoreze, Yesu ari imbere y'abigishwa be yakoreye ibitangaza bitandukanye cyangwa se ibitangaza byinshi mu maso yabo. Mu gihe Yesu yari kumwe n'abigishwa be ababwira iby'urupfu rwe, uko azabambwa, nyuma y'iminsi 3 akazuka, Petero yaramucyashya aramubwira ati reka. Petero yasubije ngo iki Yesu? Oya, iryo ni Yesu warivuze. Ngo ibyo ntibikabeho. Yego, Yesu amusubiza ngo iki? Mubivuge cyane. Tekereza Petero, sinzi igihe yarakurikiye Yesu n'imyaka yaramukurikiye, umuntu agahita akubwira ngo mva inyuma Satani. Bivuga ngo rwari urucantege kuri Petero, cyangwa se no kubabyumvise avuga ataza uyu muntu twakurikiye utangiye no kutwita ba Satani bimeze bite? Ariko mu by'ukuri Yesu yabikoreye iki? Icyabiteye Yesu ni iki ngiki, nuko atigeraga na rimwe yemerera umuntu kwivanga mu mugambi w'Imana. Yego, Satani yarashatse gukorera muri Petero kugira ngo niba navuga ngo akumire umugambi wa Kristo cyangwa se intego yamuzanye. Ntago rero Yesu yemera kwangiza cyangwa gushaka guhagarika cyangwa gukumira ugusohora k'umugambi w'Imana ku bugingo bwe, kabone nubwo yaba yitwaje impamvu nziza. Kristo ntiyabikundaga. Yababwiye kandi ko urugingo nirubacumuza baruca. Aha ntabwo yashakaga kubabwira ngo bace amaguru yabo n'amaboko yabo banoboremo amaso, ahubwo yashakaga kubereka ukuntu bakwiye, niba navuga ngo gufata icyaha batajenjetse. Yego, ko birutwa no gucika urugingo aho kugira ngo ugire gute? Ucumuri. Ubwo rero iyo tubaye abanyamwuka wahita utekereza ukireba udafite nk'akaboko, aho kugira ngo wibuga ahita wireba udafite nk'akaboko, ureba uko ukumva uko byari bimeze, bigatuma utinya icyaha cyangwa se uzinukwa icyaha. Dusoza rero, kuyoborwa n'Imana bidusaba kugira imibereho itandukanye n'iy'ab'isi kandi itandukanye n'imigirire yabo.
kandi buri wese akihatira kwifuza kugira ubumenyi bwo gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Mu gihe turi muri uru rugendo tutarasobanukirwa ubushake bw'Imana, ndababwiza ukuri ko uru rugendo ruzakomeza kutubera amagasa, ruzakomeza kuturemerera no kutunaniza. Ariko nidusobanukirwa ubushake bw'Imana kuri twebwe, ko tutaje kuri uyu mugabane no kuri iyi si kwambara neza no kurya neza no kubaka amazu no gutunga amamodoka meza, tukamenya ko atari bwo bushake bw'Imana, atari wo muhamagaro wacu, nukuri bizadufasha kugira uko tugenda muri uru rugendo. Nubwo twahura n'intambara n'ingorane, ariko duhagaze mu bushake bw'Imana, ikigeragezo navuga ngo kigira gute, kiroroha kurusha uko warwana udafite kirengera cyangwa se udafite umurengezi. Imbaraga y'Imana yonyine niyo idushoboza kutuvanamo ubunyacyaha bwose no kwifuza, kandi impinduka nk'iyi igaragaza umurimo wa Mwuka Muziranenge muri twebwe. Bivuga ngo niba ntaragaragaza impinduka, ntacyo Mwuka Wera ntamwemerera ngo akore mu bugingo bwanjye. Akandi kantu ka gatatu, umuntu wese wizera Kristo, naho kwizera kwe kwaba ari guke, intambwe ze zikaba zidakomeye nk'iz'umwana muto, ntabwo akwiriye guhabwa agaciro kari hasi y'abandi. Ariko ngo uriya ngo aririmba, atari kuriya yigisha, atari kuriya bigenza ate. Oya, ntabwo turiho ngo tuba abagenza z'abandi cyangwa se abacamanza b'abandi, ahubwo tujye tubanza twebwe tugire gute, twisuzume. Icyo ari cyo cyose cyatuma tugira icyo turusha abandi, aka kantu munyemerere tugaceho umurongo. Icyo ari cyo cyose cyatuma tugira icyo turusha abandi, byaba se amashuri, uburere, ingeso nziza, uburere bwa gikristo, uburambe mu idini, tugomba kumenya ko dufitiye umwenda abo bandi bataragira amahirwe nk'ayacu. Ntabwo tugira ibyo turusha abandi ngo twitware nka za dendo tuzamura amababa. Oya, ahubwo tugomba kumenya ko dufite umutwaro cyangwa se dufite umukoro wo kugira icyo tubamarira, maze dukoresheje uburyo bwose bushoboka bwose tukabagezaho ubutumwa bwiza. Niba dufite intege, dukwiriye gukomeza amaboko y'abacitse intege kandi tutabaciye intege. Murakoze cyane. Iyi minota nyine irimo twihutana yatugendanye, ariko umwanya ni uwanyu ku nyunganizi n'ibibazo. Ni karibu. Munangire mikoro hari inyuma. Murakoze kuri iki cyigisho cyiza Imana yaduhaye. Icya mbere yerekanye ahangaha ni uko Yesu yaje kuduha ubuzima, ibyo byaragaragaye. Ikindi gikurikiyeho, hari ikintu kimwe kigeze kuba ahantu umurwayi wo mu mutwe yavuze ko yakize, noneho bamwemerera kumushyingira, ariko aravuga ati narakize rwose. Noneho bamwemerera kumushyingira, bamwemeye kumushyingira, baranatwikurura birarangira, nuko ajya mu cyumba asanga umugeni we. Arangije atumva nene ababwiye akavuyo kiriwe ahangaha ko batabura ikintu bibagirwa n'ibyo basize umuntu w'amahanga. Ni ukuvuga abantu tugaragaza ko twumvise ibyo turimo kubwirwa, mbese bigaragara ko twamaze gukira cyangwa se dufite ubushake bwo gukira rwose, dushobora no gukora ubukwe, sibyo, dushobora kwitegura Yesu. Ariko ikigaragara ni uko tubisiga ahangaha. Ahari ngenda atekereza ku ruhande rwanjye, nagira ngo mbitekerezeho. Ikindi kuri uriya mugana w'ingurube, igitabo cy'intambara ikomeye igice cya 31 hatwereka kuriya mugana w'ingurube zari zorowe n'abayuda kandi ntibari bemerewe korora ingurube. Rero haravuga ngo Yesu yagize impuhwe nyinshi, ngo ubundi ngo ziriya ngurube aba yaraziruhanye n'abashumba bazo. Niko ibyari iki gitabo kivuga, ngo ariko agira impuhwe, ngo nubwo bamwirukanye mu gihugu, abo yakijije basigaye ari abahamya b'ibyo bakorewe, sibyo? Rero hariya hari ikibazo, basanze umuntu ameze neza. Mbese ikibazo ni uko umuntu yari akize cyangwa ikibazo ni uko yari kuguma mu marimba ko yari ari? None ikibazo kikabaza ngo ni kangahe twebwe twirukana Yesu kubw'imigana y'ingurube tukayigumana mu mitima yacu? Ahangaha niho ikibazo ubundi kiri, kuko iyi migana y'ingurube akenshi niyo itubuza kwakira Yesu tukamwirukana mu gihugu cy'imitima yacu. Kandi abadayimoni bo basabye kuguma hehe? Mu gihugu. Urumva? Ariko ntutwirukane, turi benshi. Rero ahangaha icyo umuntu agomba gukora ni ukumenya ngo ese Yesu ninde? Ni Mesi, ariko waje gutanga ubuzima. Kandi uru rugendo mu kuduhamagara, ntabwo duhamagarwa twabwiwe n'ibizabaho, ariko iyo wasoma ukamenya ko hagati muri uru rugendo hashobora kubaho ikibazo, ugomba kuvuga uti niwe nishingikirijeho kandi
uzambashisha kunesha. Niba Yesu yarabaye ibyiringiro byacu, twakagombye mbese kwizera ibyo yavuze, noneho tukabigenderaho, ariko ntitujye kujya guca mu bidati se igihombo yari abateje bari bande ko batari babyemerewe, ariko babihisemo birukana Yesu. Reka ntekereza aho ngaho niyo nyunganizi nashaka gutanga. aha reka tuvuge ngo amahitamo yanjye nawe uyu munsi wa none. Abadayimoni nk'uko abivuze neza biciyeho akarongo, aravuze ati barasabye ngo ntutwirukane muri iki gihugu. Harya inyanja yari hanze y'igihugu, ya nyanja yaguyemo ingurube yari hanze y'igihugu, yari mu gihugu cyabo, ariko baravuga bati afazari turasigarana ibyo nyine, ariko Yesu nadusohokere hehe mu gihugu. Hari igihe rero buriya nshobora guterana amasabato yose nkaba mu byiciro bitandukanye, ariko narasigaye muri icyo gihugu cyasigayemo bene ingurube. Naha buri wese rero nyankunda kuvuga ngo buri wese agacunga izamu rye neza, tugasaba Mwuka Wera kubana natwe. Bakoresheje hano ijambo rikomeye, hari isomo baduhaye, hari isomo batubwiye ngo ubwo Yesu yakizaga igipfamatwi kidedemanga, ngo yikije umutima. Mu kwitsa umutima kwa ari ukubera iki? Ngo yarababajwe n'uwo muntu n'icyo gipfamatwi gishaka gukira, ariko areba imbaga imuzengurutse y'abantu bafite amatwi yumva batigeze bumva. Areba abantu bafite iminwa ivuga, banze kuvuga gukomera kw'Imana no kugira neza kwayo. Bituma rero Kristo agira gute? Yitsa imitima. Twebwe yiteguye kudukoresha, ahubwo twakagombye kuvuga rya jambo ry'icyongereza rivuga ngo I surrender, nditanze, ndakwiyeguriye, hanyuma wakadukoresha uko ashaka cyangwa se akatugenza uko ashaka. Ni karibu. Muri iki cyigisho nakunze Yesu ubwo yatoranyaga intumwa, atoranya Petero, Andre n'abandi bose n'izindi ntumwa zose yatoranyije, yaravuga ngo nzabagira abarobyi b'abantu, ngo nimunkurikire. Bari abarobyi b'amafi, ariko naravuga ati nzabagira abarobyi b'abantu. Ni ukuvuga ngo muri make bamukurikiye bari bamaze kwinjira mu yindi gahunda y'ubuzima, ku buryo iyo ngeze hari ahantu nakunze cyane n'ahantu Petero ubwo Yesu yabazaga intumwa ati ese abantu banyita nde? Bamwe bati bakwita Eliya, abandi bakwita umuhanuzi. Ati none se mwebwe ko mwankurikiye munyita nde? Icyo ni ikibazo nibaza ko twagombye gusubiza nk'abakristo, kandi yabibazaga abigishwa bari bagendanye nawe igihe, bari bamanyanye igihe. Noneho nk'abantu rwose munyemerere mbivuge ncishije makeya kandi byumvikane, ntabwo ari ibintu nk'umwigisha uwo uri kutwigisha. Nuko mu yandi magambo nanjye ndigisha n'undi arigisha, tugira twigisha, none ugasanga muri make uwo twigisha ni Yesu nibyo, ariko twagera hanze wajya kuboka bati uriya muntu se niwe najyaga mbona aririmba, niwe najyaga mbona abwiriza. None Yesu aravuga ati banyita nde? Petero niwe wavuze ati uri Yesu umwana w'Imana. Aho ngaho niho nshaka kugira ngo tugaruke twese tuvuge ngo tumenye ngo rwose tuve mu bidatunganye, nubwo byaba bimeze gute tubashe guhamya Yesu nk'uko tumuzi, ahatari yo kuvuga ngo ubwo twateranye gutya ku isabato tumuvuge, nitugera hanze ujye kutubona tubone mu bindi. Nicyo kintu nshaka kugira ngo bahugureho mbabwira ngo ni ukuri muze tuve mu bidatunganye, kandi tuvuga ngo Yesu tuvuga tukabwira abandi bajye bamudusomamo bafati uzi kuriya muntu azi Yesu. Reka mbabuhamya mutoya twihuse ndagira ngo mbabwize ukuri yuko njye ndi hano mu iteraniro, umuntu arambwira yabivugiye hano mu ruhame ni Jarike nuko arahari nguriye, aravuga ngo amone ngo uzi kuvugisha ukuri. Ese ntabwo nkubeshye warabivuze. None ese bishoboka ko umuntu yaba ngo uvugisha ukuri? Mu yandi magambo niba byashobora ngo n'undi wundi nawe bavuga ati uvugisha ukuri. Mu kindi icyo nshaka kuvuga ngo twagombye guhamya Yesu. Ntabwo mvuze ngo ngende kugira ngo nitake ko ndaba ndi mwiza, ariko byanze bikunze hari uko abantu batuvuga. Ntabwo mubyemera se? Yego turabyemera cyane. Reka ndekera aho ngaho ne gufata umwanya w'abandi nabo bagiye icyo bavuga, ariko icyo navuga ngo Yesu ni umwami, tugomba kumukurikira kandi tukamuhamya atari ibintu byo kwishushanya. Murakoze cyane. Reka mbabwire rero icyo tugomba kuzirikana. Arakoze ku nyunganizi nziza. Yesu ubwo yabazaga abigishwa be ababaza ngo mbese twebwe nitwe turi kubazwa icyo kibazo uyu munsi, munyita nde? Ikibazo cyacu rero iyo tujya gusubiza nuko nshaka ko
Ladisirasi, papa Ladisirasi amenya Yesu nk'uko nge muzi, cyangwa se amutwara nk'uko nge muzi. Oro twahuriye ahantu hatandukanye. Nyankunda kuvuga ngo yaba twari dufite kristometre tukayitera hariya mu muryango, twajya twinjira twese bagahita bagukubitamo igipimo ngo barebe ukwizera kwawe uko kungana cyangwa se ubukristo bwawe bungana. Ngira ngo ahari twese hari igihe twacika mu rusengero. Reka nsoreze kuri aka kantu ntanga kagero. Kumenya Kristo ni ubusabane ngirana nawe. Mbugirana nawe ryari? Mbungirana nawe bingana iki? Ku rugero rungana iki? Mu ijambo. Urakoze cyane. Nigeze ntanga urugero, ngira ngo hari ni mu gihande cyacu. Ndavuga ngo uyu munsi wa none ubajije abantu bazi wacu, hari abantu bazamura nka bane bazamura ibiganza bakakubwira ngo turahazi. Kubera iki? Kuko bahageze. Ndatanga urugero rw'uwa mbere. Uwa mbere ashobora kuba ari umuntu nasabye lift akanjyana akamparika ku muryango akangeza ku muryango akambwira ati ngaho kwa heri tuzasubira ku isabato. Uwo muntu umubajije yakubwira ngo azi wacu. Ntahazi? Kuba ati ahantu hari urugi rumeze gutya ku irembo, hari n'ibiti bimeze gutya, nabonye muri jaride yabo harimo igiti kirekire. Ntazi mu rugo. Uwundi wa kabiri ni umuntu twajyanye agiye kunsura, turatahana twinjirana mu rugo, aricara muri saro, ndamuzimanira ndamwakira turanaganira. Uwo ni umubaza ngo azi wacu, azi mu rugo, azakubwira ati ndahazi. Bafite intebe z'umukara, harimo n'amarido y'imirongo gutya ameze gutya na gutya. Bivuga ngo ari uwangejeje ku irembo ari n'uwageze muri saro, bombi ntibazi wacu. Bombi ntibazi wacu, ariko babizi bigize gute? Bitandukanye. Reka yenda ngire mvuge uwa gatatu yenda nsoreza aho ngaho. Tugize ikibazo cyo gusiga irangi mu cyumba, duhamagaye umupenteri ngo aza dusigire irangi. Araze arasize muri saro, agera mu gikoni, yinjira muri dushe, agera no mu cyumba cya bamabuje, ariko dukoresha iryo jambo, agera no mu cyumba cya babosi, hose arasiga. Numubaza ngo kwa Jeanette urahazi, mbwatego ko ati maze Jeanette aryama no ku gitanda cy'umweru. Yego, bafite n'intebe z'umukara muri saro. We yarenze ibiti muri jaride, amenya intebe, amenya n'ibiri mu cyumba. None abo bantu bose nibazi wacu, ariko babizi mu buryo bugize gute? Butandukanye. Kristo rero tumuzi bitandukanye bitewe n'aho twahuriye. Niba twaramwemereye kwinjira akagera mu nguni y'umutima wanjye akagera mu mbere iriye, tuziranye wese. Cyangwa se niba naramwemeye nkamwemera nta nguni nsizi, turaziranye cyane. Ariko niba ari wa wundi meze nk'uwangejeje ku muryango, ubwo nyine kumenyana kwanyu namwe ni kugize gute? Ni guke. Nambaza rero ngo mwebwe muvuga ko ndinde, nzamuvuga bijyanye n'ubushobozi cyangwa se n'ubumenyi bukeya mufiteho. Murakoze cyane. Sinzi mu minota isigaye mike cyane nk'ibiri cyangwa itatu, hari undi muntu wabaza akabazo cyangwa se akaduha inyunganizi, hanyuma tugatanga umwanya wa gahunda ikurikiyeho. Yego. Yesu ashimwe. Hari ikibazo nahuye nacyo kiboneka muri Mariko 8 umurongo wa 15, ubwo Yesu yaburiraga abigishwa be kwirinda umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo wa Herode. Ntabwo nasobanukiwe neza ibyo umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo wa Herode icyo bishaka kuvuga. Murakoze. Umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo wande? Ni ikibazo ngaho dusubize. Ntabwo ari ngiye yabajije gusa, navuze ngo ntabwo ndi kwigisha, turi kwiga, turi kuganira. Umusemburo w'abafarisayo, ese umusemburo w'abafarisayo wari musemburo nyabaki? Vuga cyane. Urakoze cyane. Undi wadufasha? Nta wundi? Uwo musemburo uvuga wari iki? Wari inyigisho. Ese inyigisho z'abafarisayo zari inyigisho bwoko ki? Zishingiye kuki? Ku mihango y'iki? Y'idini. Reka duhere no kuri ka kantu twavuze ubwo yabwiraga baregaga abigishwa ngo ntibajabitse. Mu by'ukuri bo bumvaga ni itegeko, ntago bari bitaye ku bindi bikorwa no gukiza abantu, ahubwo kuko bari ingenza kuri Kristo bahoraga bashaka ngo akoze iki ntakoze iki. Yego, none si iyo misemburo ikaba yanyubakaho iki? Reka twumve hariya. Murabona muri Mariko igice cya 7, Yesu
yesu arimo kubabwira yarababwiye ati ubu bwoko imitima yabo imba hehe, imba kure, bamvugira hehe gute, bamvugisha akanwa ariko imitima yabo ikamba hehe, ikamba kure. Arangije arababwira ati ibijya mu nda si byo bigira gute byanduza, ahubwo ibibavamo. Arondora ibyaha byose bibavamo, kuko byari biteye ubwoba. Ikintu cyari gihari mu byigisho batubwiye ngo cya mbere ikosa bakoraga barigereranyaga. Ariko se kuki abigishwa bawe bo badakora ibi ngibi? Urabyumva? Kuki bariya badakora ibi ngibi? Kuki se wowe udakora ibi ngibi? Hari ikintu uvuze uti hari ubwo umuntu ashaka ko aba ku rugero rw'undi kandi batarakire, ntabwo uzi aho anyweshereza nka wa mugani w'abantu b'iki gihe ati ntabwo azi aho ngewe mfatira esansi. Rero ni ukuvuga ngo ngewe niba ntabwo nzi ahantu usengera, ntabwo nzi uko usenga, sinzi uko ubigenza, ahubwo Imana yaduhaye indorerwamo. Niyo mpamvu Yesu yabagaruye cyane arababwira ngo mwirinde umusemburo w'abande w'abafarisayo. Ziriya nyigisho zose zari zipfuye z'imihango, ahubwo ababwira ko bagomba kureba kuri Yesu. Murakoze. Ikibazo abafarisayo rero ntimutagira ngo ntabwo bari bazi ijambo, bari babizi, ariko bari barafashe amategeko y'Imana biyongereraho ayandi yabo, noneho biba umutwaro bageretse ku bantu. Bivuga ngo abantu bo aho kubahiriza gukunda reka mvuge ngo nyir'amategeko, bizirika ku mategeko cyane kuruta uko bizirika kuri Yesu. Reka twumve hariya dusoza. Sinzi niba wabajije ikibazo ariko yanyuzwe. Iyo misemburo, inyigisho zipfuye. Nibyo n'inyigisho zipfuye, ariko hari abantu bumva umusemburo ntibamenye icyo ari cyo. Yuko umusemburo tujya tubona nk'abantu bakora imigati cyangwa n'ibindi bintu. Umusemburo iyo bawushyize nko muri pate, ni ukuvuga mu ifu irabyimba ikaba nini. Izo nyigisho nazo mbi rero zatumaga abantu basa nk'aho babyimba, ariko babyimbira mu bibi, bakigumura kuri Yesu. Yesu rero nibyo yavugaga ati mwirinde umusemburo w'abafarisayo, yuko umusemburo ari ikintu kibyimbisha, noneho kikagaza ikintu kikakigira kinini. Yangaga rero izo inyigisho mbi ko zikwirakwira mu bantu kurusha inyigisho nziza. Murakoze cyane. Ngira ngo ntawe tuniganye ijambo. Hariya reka twumve Immaculée gato gusa amasegonda. Ni ikibazo nagize kuri iriya nkomyi Yesu yahumuye. Mbere y'uko ayikiza yarabanje ngo ayivana mu kirorero ayijyana hirya hanze y'ikirorero. Hirya y'ikirorero. Ikirorero ni igiki? Hari abatazi ikirorero icyo ari cyo. Umujyi cyangwa se umudugudu. Murakoze. Noneho amaze no kuyikiza arongera arayibwira ati ntusubire mu kirorero. Ni kubera iki Kristo yakoresheje ayo magambo avuga ati mbere yo kumukiza tubona ko ariwe muntu mu bantu bose mu bitangaza yagiye akora, niwe muntu yavanyemo amujyana ku ruhande kugira ngo abone kumukiza. Amaze no kumukiza amubuza kongera gusubirayo. Urakoze cyane, yenda twihuze. Ati impamvu Yesu akiza uriya muntu ajya kumukiza, kuki yamusohoye mu mudugudu atamukirije muri rusange aho yaramusabiye gukira? Yamukijije ate harya? Twihuze. Yamukijije ate? Bivuge cyane Immaculée. Yamukoze ku maso hanyuma amucira n'amacanshwe arakira. Ngaho tubwizanye ukuri, reka ntago ngucira mu maso, humura. Ngaho duhagaze mu bantu, ni Yesu ugiye gukora. Wibuka ko afite za ngenza zirimo zimugenza zimushakaho impamvu. Zibonye agize atya, yabanze gucira, yabanze gukoraho. Yabanje gukora iki? Yabanje kumucira ku maso. Ngaho reba duhagaze mu bantu, amacanshwe tujya tubwizanya ukuri, tubishyire no mu buzima bwacu bw'uyu munsi. Amacanshwe harya arahumura. Ibaze uhagaze mu bantu wajya kubona ukabona umuntu akuvundereje ibishanjwe mu maso, kandi noneho bikitwa ko ari mu isura yo gukira, yo gukiza. Bivuga ngo Yesu nawe, mwakwiyicarira, bivuga ngo Yesu nawe ntago yashakaga gukora ikintu gitera, niba navuga ngo uruntu mu bantu, bibaze aracira abantu mu maso, babandi bamugenza, noneho ugeretseho n'agasuzuro ko gucira, tuvuga umuntu w'umugabo mu maso, sibyo? Bivuga ngo kumusohora rero yashakaga ko
ibyo agiye gukora bibe ibanga rye hagati ye nawe. Kandi ikigeretseho noneho umuhamagaro iby'uru rugendo, agakiza ni pasono, agakiza ni personeri. Ntabwo nkizwa kuko umuryango wanjye wabivukiyemo, ntabwo nsenga kuko umuryango wanjye ubirambyemo, ahubwo ni personeri. Wa muntu yihereranye rero, yaranamubwiye ngo agende abivuge, yaramubwiye ngo nagire gute, natahe. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko ujya kubwira abandi imirimo n'ibitangaza ngo ukoreye, boneza mu nzu y'iwanyu, banza ugenda ubivuga iwanyu, babanze bamenye gukomera kw'Imana. Naho kuza ntera waraza hano mvuga ko Yesu agira neza, nyamara aho nta hasiri, batarabona gukomera kw'Imana n'impinduka zanjye, ntacyo byaba bimaze. Murakoze cyane, mukomeze kugira isabato nziza.